isezerano.com. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro cyinshi cyane. Reka dusenge. Mwami Imana, mu izina rya Yesu Kristo, gusenga kwacu databuja mwiza kandi twahereye mu gitondo n'igihe cyose n'ubu ntabwo ari ukurangiza umuhango, ahubwo Mana ikomeye cyane nuko umunota ku wundi, isegonda ku yindi tuba dufite icyo tugushima. Tukibaho, tuvuka ndetse tutaranabaho, waraturinze. Databuja mwiza, twumva ubuhamya bw'ababyeyi babyara ukuntu biba bikomeye. Satani ibyo abavuga mu buryo butandukanye, ariko byose databuja ugenda ubinyuramo, bigaragaza ko n'umwana uri mu nda ataravuka uwo murinzi. Ndabigushimiye cyane nyiricyubahiro. Hari abatabimenya Mwami kuko batakumenye ngo bahishurirwe nawe, nunavuga babyumve. Ariko twebwe dufite ishimwe kuko twakumenye nyiricyubahiro. Turagushimiye cyane, tuguhaye icyubahiro cyose. Mana ikomeye, gahunda ikurikiyeho ni ukugira ngo twumve ijambo ryawe. Ntabwo ndi umuspecialiste wo kwigisha, nanjye Mwami Imana nubwo ari nge bicamo, ariko nkeneye Data wo mu ijuru kumva icyo uvuga muri iri jambo kandi no kubishyira mu bikorwa. Ubidufashemo Mana nyiricyubahiro. Kubw'ibyo rero ndakwinginze ngo ubane nanjye. Ndakwinginze kugira ngo amaraso ya Kristo Yesu anyuhagira nkeshe, kugira ngo databuja mwiza ukorere muri nge. Ndabigusabye mbyizeye. Mwami Imana, uretse kandi nabo bose bamuhagaze imbere, ntabwo ari nge baje kureba, nibo baje kumva Mwami. Ndagusabye kugira ngo nabo ubahe umutima wakira ijambo ryawe, kandi igikuru turyakire turishyire no mu bikorwa. Urakoze cyane rero, icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe, kutwumvise kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Imana ishimwe, tumukomere amashyi asobanutse rwose umwami wacu Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro cyinshi. Mwakoze kuza. Ubutumwa bw'Imana afite uyu munsi, hashize igihe nigeze kubabonjaho. Ni nka introduction nabahaye. None igihe rero cyari kigeze kandi numva umwuka w'Imana akomeza kubishyira muri nge, kugira ngo noneho mbibahe mu buryo burambuye. Ntabwo ari ibyo kwigisha umunsi umwe, ahubwo ni seri, ni igihe kirekire kandi bizatugirira umumaro. Ariko noneho ndabatumira kugira ngo tuzajye tuza kuwa gatatu no kuwa gatanu mugerageze, kuko burya nta kintu umuntu ageraho, cyaba icyo mu mwuka cyangwa icyo mu mubiri, atagize igiciro atanga. Kuwa gatatu dutangira saa 11 turamya duhimbaza. Nshimira worship team ibyo twavuganye n'abacuranzi. Byabone twavuganye turabikorera none aha. Turabikora uyu munsi. C'est bon. Yes, well, yes. Okay. Imana ishimwe. Ubwo rero tuzaba dufite amateraniro meza, turamya Imana, dusenge. Hanyuma noneho tuganira ibyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Bizatwara igihe, ariko kandi iyo ni byiza, ni ibiryo biryoshye. Imana ishimwe. Kuwa gatatu no kuwa gatanu, ndetse na okaziyo zose zashoboka. Ngubu nahoze mbwira aba mu gitondo muri service y'Icyongereza, kuva kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu hazaba hari amasengesho ya timu y'aba intercessor, ab'inginzi. Ubwo rero nanone uramutse ujemo uziga ibindi byinshi, kuko baransabye ngo nzabane nabo kandi mfite ibyo nzabigisha. Imana ihabwe icyubahiro cyinshi cyane. Ndabasabye rero, wenda tuzakora n'ubundi buryo bushoboka kugira ngo tubashe kubimenya n'abataje babimenye, kuko ntabwo dushobora kugira aho tuzagera tudafite uko twigishijwe n'ibyo Imana ishaka ko tumenya. Amina. Ni byiza kujya ku rugamba ukarwana mu buryo bwo mu mwuka, ni byiza rwose. Vuga ubutumwa gahaguruka akajya kuvuga ubutumwa, ni byiza rwose. Ariko iyo udahagurutse iwanyu ufite uko Imana yagutendetse, reka mbyite gutyo, uko Imana yakwigishije, ndakubwiza ukuri. Ari n'abahanuzi, ari abigisha, ari twese
tukwiye kwicara tukiga, hanyuma twagenda tugashyira mu bikorwa. Ubu rero noneho icyo Imana rero ishyira ku mutima nk'umushumba wanyu, iki gitabo cy'Abefeso kirimo ubutunzi buteye ubwoba. Twarabitangiye kandi tuzabikomeza, ariko mu buryo burambuye bwiza, ukabaza n'ibibazo ugasubizwa. Uzajya uboneka kuwa gatatu nimugoroba no kuwa gatanu, nibiba ngombwa ubwo tuzajya tubibabwira. Amina. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Kuko iyo umuntu yize aramenya, kandi iyo utamenye, ijambo ry'Imana rifite uko ribivuga. Imana ishimwe cyane. Iki gitabo cy'Abefeso hashize nk'amezi angahe 3 cyangwa 2 n'igice simbizi. Nari nabibabwiyeho ari ku cyumweru mbabwira mbese introduction. Niba ari uwa Paul mu magambo make, kuko nari nabibabwiye iyo twiga bandika ngo murabifite mu magambo make. Igitabo cy'Abefeso cyanditswe, cyangwa ibaruwa Paul yandikiye Abefeso, yayanditse afite impamvu. Efeso yabwirijwe n'umugabo n'umugore bitwa Priscilla na Aquila. Bajyanye na Paul muri Efeso, hanyuma abasigaye barabwiriza. Hanyuma noneho Paul ntihatinda, kuko yari afite ahandi agiye kuvuga ubutumwa. Igihe kigeze, Paul agaruka muri Efeso. Noneho arahatinda cyane, ahamara imyaka 3 n'igice. Ibyo yasigiye iriya couple arabitsindagira cyane, kuko Imana yari yamutumye mu itorero ryo muri Efeso. Imana ishimwe. Noneho Paul kuko aticaraga hamwe, yari intumwa, arongera aragenda ajya gutangiza umurimo hariya mu Roma. I Roma agezeyo akora umurimo w'Imana ndetse aranafungwa. Noneho akajya yumva atarava muri Efeso asubira hariya ajya i Roma. Iryo torero yari amaze imyaka 3 n'igice rishyira ku murongo, arisigira umuhungu we witwa Timoteyo. Timoteyo murazi amabaro yamwandikiye 2. Imana ishimwe. Amwereka umurongo wose, bari bamaranye imyaka 3 n'igice, kandi yari umwana mutoya yitoranyirije, aramusengera, ararimusigira. Paul amaze kugenda, Timoteyo ahura n'ibibazo byinshi. Itorero rihura n'ibibazo byinshi, riraterwa mu yandi magambo. Aho ngaho hari abantu nakwita ngo bakuze, bazi isezerano rikuru, bazi n'isezerano rishya, kuko bategekaga Timoteyo kuva mu buntu bw'Imana n'ibyo Paul yamusigiye, ahubwo bagasubira kwa Musa, bakigisha iby'amategeko, bakabigarura, bakigisha ibyo barya n'ibyo batarya. Imana ishimwe. Bakigisha uko bambara, kugira ngo Imana ibashe kubamenya no kubakunda. Dore ntimukarye iki, murye ibi, kugira ngo Imana ibemere bakunde. Dore amategeko, niko umuzingo y'igitabo avuga, kugira ngo Imana ibakunde muzagere no mu ijuru, ndetse bamwe muramenye ntimukajye munarongora. Urabyumva? Ibyo noneho babifatisha itorero, kandi ibyo ngibyo ntabwo bishobora gutinywa n'umwanzi utwanga wanga itorero. Hari institution ebyiri hano nabonye muri Bibiliya Satani yanga mu bundi buryo. Yanga itorero cyane, ararirwanya mu bundi buryo. Niyo mpamvu umukristo ari we torero yarakwiye buri gihe guhagarara agasenga, agasoma ijambo ry'Imana, kuko uzabona azagutera mu bundi buryo kurusha uko wari uri utaranakizwa. Murimo kunyumva? Hari abana benshi nzi bavuga ngo ntarakizwa, niberaga mu mahoro, naracuruzaga nkunguka, nta bibazo nagiraga n'abavandimwe cyangwa iki, ariko ndakizi. Yes, kuko utarakizwa ntacyo wari umutwaye, kuko turwanywe na Satani, afite inzira nyinshi yacamo akadutera. Imana ihabwe icyubahiro cyinshi cyane. Ibyo ngibyo rero
ibyo byo kwambara, byo kurya inyamizi izindi ntuzirye, byo kwambara umwenda simbizi byo babategekaga, byo kwirirwa mu mategeko yo kwa Musa, ntabwo bishobora guhangana na Satani kugira ngo noneho umuntu ukijijwe akomeze agende ajya imbere. Imana ishimwe, kuko mwibuke ko turi muri 2017. Doko ibintu birahindutse, abantu bafite gutekereza, abantu basigaye bareba ibi bya Bibiliya bakishakira ibindi bibahesha amahoro, kugira ngo mbese bitwe ngo turakijijwe kandi bafite undi murongo bagenderamo udahuye n'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Imana ishimwe cyane. N'uyu munsi niko biri rwose, ndabibonye mu buryo butandukanye, mbese kwihimbira agakiza, gukizwa, kwihimbira ibintu tugashaka ibitworoheye kugira ngo kandi twitwa abakristo. Ibyo rero nibyo byari, n'uyu munsi niko biri, niko byari rero no muri hariya muri Efeso. Imana ishimwe. None ibyo byose Paul arabibona, ariko yari i Roma afunze, ari mu minyururu, niko ijambo ry'Imana ribitubwira. Iyi baruwa ntabwo ari we wayanditse n'intoki ze, yaravugaga, hanyuma noneho umurinzi wari umushinzwe akaba ari we wandika. Haleluya. Paul yari igihangange. Imana idufashe kugira ngo ntabwo dusa nabo, icyitegererezo cyacu ni Kristo Yesu. Ariko tugeze nuko twakora nkuko bakoraga, Imana yahabwa icyubahiro. Yandika iyi baruwa rero ayoherereza hariya muri Efeso, kuko byari bikomeye pe. Mwibuke muri Timoteyo, ibaruwa yandikiye Timoteyo, mwana wanjye ukomere, ntihazagire usuzugura ubusore bwawe, kuko bari bamusuzuguye. Hari abamumereye nabi kandi batashyizweho n'Imana, aribo bishyizeho, bibakavuyo. Imana ihabwa icyubahiro cyinshi cyane. Haleluya. Efeso, muri uwo mujyi wa Efeso wari ukize cyane, ku buryo akenshi bakemuzaga ibibazo byabo amafaranga bafite, ariko amafaranga ari ubwo ashira. Kandi Imana ntabwo itwima amafaranga, ndababwiza ukuri. Burya muri Kristo Yesu dufite byinshi twaherewemo, n'amafaranga arimo, n'umunezero urimo, n'umugore mwiza arimo, no kubaka inzu, no kuba civilize, ukava mu bujiji. Byose muri Kristo Yesu Imana yarabiduhaye, c'est plein. Ariko hari ubwo rero bigenda gutyo, ukishima ukuri n'ibyo wize n'iki, amina, n'ibyo utunze, ukibagirwa Kristo, amina, hanyuma ukicira inzira ngufi. Ntago bitinda, Satani ntago gutinya pe. Mwibuke umwami Yesu Kristo agiye gusubira mu ijuru, yabajije intumwa ze ngo harya sha hanze habanyita nde, ariko yari afite icyo ashaka. Hanyuma Petero baramubwira bakwita umuhanuzi Eliya, Yohani Batista, Imana ishimwe. Ariko Petero aravuga ngo uri umwana, noneho mwebwe uri umwana w'Imana nzima ihoraho. Mwibuke amagambo Yesu Kristo yaramubwiye ngo Petero, ibyo uvuze ntabwo ari wowe ubyihaye, ni umwuka w'Imana ubiguhishuriye, ni Imana ibiguhishuriye. Imana ishimwe cyane. None kubw'izo mpamvu ngiye kubaka itorero ryanjye kuri iryo hishurirwa ugize, n'amarembo y'ikuzimu ntabwo bazagira gute. Imana ihabwa icyo cyinshi cyane. Dore nguhaye imfunguzo z'ikuzimu n'izo mu ijuru. Icyo uzagerageza gukora, gufunga, icyo uzafunga cyose uri hano kuri iyi si. Ntabwo ari Petero yabwiraga gusa, ni itorero yabwiraga mu buryo rusange. Nzagifunga, nugifunga nzagifunga, nugifungura nzagifungura. Imana ishimwe cyane. Ngiye kubaka itorero ryanjye kuri icyo ngicyo. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo itorero ni iry'Imana, niyo yaribyaye, ntabwo ari iryanjye nka pasteur. Nta n'umupasiteri ukwiye kwitirirwa itorero. Niki twakoze kugira ngo itorero ribeho? Ariko Kristo Yesu yatanze umubiri we, yaragiye igorogota ku musaraba, aravumwa, aratukwa, akorerwa ibintu biteye ubwoba tutakorerwa. Njya mbona amashusho bamushushanya bakagaragaza ko, mbese aha bakahagaragaza, urumva hepfo bakashyiraho akantu, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo bamwambitse ubusa. Vume kute, kuko ikanzu yo bayimuvanyemo, yagiye ku musaraba, inavait rien pour nous, kubera twebwe, kubera itorero. Niwe nyiraryo, ntabwo ari iryanjye, ntabwo ari iry'umuntu. Nubwo waba uri bishop kanaka, ntabwo ari iryawe. Wakoze iki kuri ryo? Noneho Yesu Kristo rero abwira Petero, aramubwira ati ngiye kubaka itorero ryanjye. Niwe wubaka,
Imana ishimwe. Ngiye kubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Urutare ni Kristo Yesu. Urutare Petero ntago ari we rutare, ni Yesu. Yari asobanukiwe uwo ari we, aramumenya. Ngiye kubaka itorero ryanjye, ntabwo rizanyeganyega kandi. Imana ishimwe cyane. Ariko iyo ugiye kureba itorero riranyeganyega. Niryo muri Efeso ryaranyeganyegaga. Noneho Paulo, iyi baruwa rero mu magambo make, Paulo yaricaye aratekereza ayobowe n'Umwuka Wera, yandika iyi baruwa kugira ngo noneho bifashe ririya torero ryo muri Efeso na Yesu Kristo yagayaga mu byahishuwe kabiri kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 7, ararigaya pe. Afite ibyo bishima, ariko ibyagaya itorero ryo muri Efeso iyo usomye nibyo bikuru, nibyo binini, nibyo biteye ubwoba byatuma rinarimbuka. Kuko ijambo ry'Imana niko ribivuga, muzahasome. Paul rero yandika iyi baruwa agira ngo iriya torero yongera risubize ku murongo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma noneho ntinyeganyege, kuko bari bubatse ku musenyi, ku butunzi bwabo, kandi ubutunzi burashira. Ku mapozisiyo yabo, amapozisiyo arashira. Ku mashuri bize, kuko wari umujyi w'aba intellectuel. Urabyumva, byose birashira. Paul yandika ibaruwa. Amina. Ni ukuvuga ngo ibyo nzaganiraho namwe mbabwira mbese biri muri iyi baruwa ni ibisubiza itorero ryo muri Efeso natwe uyu munsi wa none. Imana ishimwe cyane ku bibazo byose bagendaga bahura nabyo. Ni byiza rero bana banjye yuko muzaza mukigomwa. Ntabwo ushobora kurya utigomwe ngo ujye gukora cyangwa ibindi. Kandi twebwe ni nimugoroba twavuye ku kazi. Amina. Twavuye ku kazi. Muzaze rero kugira ngo twige, bizadufasha muri ibi bihe bigaragara nk'ibikomeye cyane muri iyi minsi ya nyuma. Imana ishimwe. Haleluya. Ako kari ka introduction. Okay. Reka dusome igice cya mbere turasoma umurongo wa mbere kugera ku wa 2. Paulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse. Ndabandikiye mwebwe abera bari muri Efeso bizera Kristo Yesu. Abantu ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwuka Wera muri Kristo Yesu, no ku Mwami Yesu Kristo. Imana ishimwe. Muri izi verse uko ari ebyiri hari ibintu bitatu nshaka ngo tuganireho byatwubaka. Imana ishimwe. Itorero rigakomera. Satani yaza yatera umugeri agasa nk'uteye ku cyuma agasubirayo. Ikintu cya mbere, Imana ishimwe cyane, Paulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse. Imana ihabwa icyo cyinshi cyane. Paulo ntabwo yabaye kazitereramo. Imana ihabwa icyo cyinshi cyane. Mumenye ngo Paulo Yesu Kristo amukiza agakizwa, muze aho yaragiye Damasiko kwica abantu b'Imana no kubamara, ahura na Yesu Kristo aranamuhamagara. Imana ishimwe cyane. Umuhora iki? Imana ishimwe cyane. Amushubije. Ariko hari ahantu handitse ngo Paulo nawe yarabajije ngo karame mwami. Ni ukuvuga ngo yaramuciriye bugufi. Haleluya. Kumwita umwami ni uko Umwuka w'Imana yamuhishuriye uwo ari we, amucira bugufi. Ni ukuvuga ngo nubwo nta muvugabutumwa aho habaye ngo amubwiriza mupfukamisha azamura amaboko nk'uko tujya tubikora, ariko yarabikoze imbere ya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amina. Arakizwa. Hanyuma rero mwibuke Yesu Kristo yasabye Ananiya, kuko yahise ahuma, ntiyongera kuvuga, ntiyongera no kureba, kuko yahuye n'icyubahiro cy'Imana giteye ubwoba. Haleluya. Hanyuma noneho atumwaho uriya musaza witwa Ananiya kugira ngo agende amusengere yuzure Umwuka Wera. Ahavuye, iyo dusomye Bibiliya, yaragiye yasohotse aho ajya kuvuga ubutumwa, yasohotse aho ajya gukonvenka abantu ngo bakurikire Umwami Yesu Kristo. Imana ishimwe. Ni ukuvuga Paulo rero ntaho mbona yabwirijwe n'umuntu, ntaho mbona yicaye kugira ngo ashake gusa n'undi. Oya,
ahubwo ni Imana yo mu ijuru kubwa Yesu Kristo, amina, n'umwuka wera bien sûr wamumanukiye muri ubwo buryo. Amara iyo minsi gutyo, umusaza aragenda aramusengera nk'uko Yesu Kristo yari abimusabye, avuga ati ukira gikoko cyicana urabona najya ati nakirangije, byarangiye, namutunganyije. Imana ishimwe cyane. Uwo munsi amaze gusengerwa, yongeye kureba, arahaguruka. Imana ishimwe, nta handi mbona yaciye, yahise agenda atangira kuvuga ijambo ry'Imana. Binyereka iki rero? Noneho nareba imikorere ya Paul, ibaruwa yandikiye Abefeso, ibaruwa yandikiye Abakorinto 2, abo mu Galatiya, Abaroma, urabyumva, Abatesaloniki, abo bose Imana ishimwe ni Paul wahuguraga amatorero yatangije. Imana ishimwe cyane. Kandi ntaho mbona yicaye ngo abe bishop akada, yaragendaga gutyo. Bikampesha kuvuga rero ngo Paul ni intumwa. Haleluya. Noneho rero namara kumenya ko ari Paul ari intumwa, ninde wabimuhaye? Ni ishuri yagiyemo. Kwiga ni byiza cyane. Urubyiruko rwose umva afite umutwaro wo gukorera Imana, Imana ishimwe, azaza nyongorere. Je vais l'orienter, tu paieras utuntu tw'amafuti kuko ufite ugusapoti, ukoriyanse. Je sais. Imana ishimwe cyane. Kwiga ni byiza, ni mwige. Urubyiruko ni mwige. No seulement kwiga ni bya Bibiliya, ni mwige amashuri murangize. Haleluya. Imana ishimwe, mwige mukorera Imana, mukorera igihugu. Kwiga ni byiza cyane. Ariko reka noneho ngarukiye kuri Paul. Ikinyereka ko ari intumwa, Imana ishimwe, ni imirimo yakoze. Haleluya. Ni imirimo yakoze. Noneho iyo mirimo yakoze, hari ababimubwiye, hari ababimusukumyemo ngo oya, ndabona uko yakijijwe, ndabona uko yasengewe n'uriya musaza atumwe na Yesu Kristo, ndabona ahagurutse agiye. None nkavuga ngo yes, ibi ngiye Paul avuga, Paul wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse. Haleluya. Ibyo ni ukuri. Imana ishimwe. None urebe ubuzima bwa Paul. Ubuzima bwa Paul yajyaga yirata ngo ndabarusha kuvuga mu ndimi, ndabarusha gukubitwa. Haleluya. Ndabarusha ibibazo bitangaje, ariko ntiyago yabivuyemo. Imana ishimwe cyane. Ni iki cyatuma ntakurikira Kristo? Muranyumva? Ni iki cyatuma ntahagarara ngo nkurikire Kristo? Ni iki? Ni inzara? Ni urupfu se? Yarasonzaga? Yes. Yagarukiye aho yagomba kwicwa kenshi cyane. Yaratotejwe? Ndiyo. Imana ariko ntiyabivuyemo. Izo mbaraga nshaka kubabwira, izo mbaraga zizatuma umuntu ava mu bintu. Ni iki? Haleluya. Izo mbaraga ni Imana iziguha kuko uhagaze aho Imana igushaka. Yes. Aba mu gitondo nabibabwiye, ariko numva bibabwira rwose nkomeje kugira ngo mbere yo gusenga nshaka inzu, mbere yo gusenga nshaka ibindi nkakora amasengesho y'iminsi 40 n'ingahe, banza usenge Imana ubwe ngo Mana ko nakijijwe nkaba ndurugingo muri Kristo Yesu, nduruhe rugingo. Hari abana bajya bansanga hano hepfo, ariko pastor ko maranye nawe imyaka 2-3 ubona ndiki? Ukandenganya n'ukuri. Je ne suis pas ton créateur. Ntabwo ndi umuremyi wawe. Shobora no kwibeshya. Nibyo nabikoze kenshi mungwa, abantu bibeshye muri ubwo buryo ndi number 1. Ariko noneho kuko na Imana kwifuriza icyo kizima, Imana ishimwe, kandi nanone ikabikunza itorero muri rusange. Haleluya. Nupfukama utayisaba amafaranga n'umugabo cyangwa n'umugore, ugapfukama usaba Imana icyo izakiguha, kuko uzabuhuje kwifuza kwawe, kuzaba guhuye nuko Imana yifuza, kuboko kugirira neza no kugira neza itorero muri rusange. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ingingo ku mubiri w'umuntu ni nyinshi cyane. Imana ishimwe cyane. Hari izo tureba, hari n'izo tutareba. Mu gitondo nahoze mbwira abadamu hano bari bahari muri service yabanje, hari ubwo abadamu bogoshe izi ngoyi bakazikuraho
barangiza bakafite, ntimubivaneho, mumbabarire rwose, ntabwo naje kubabuza ibyo nakuze mbibona, nzarinda mba kuri iyi si bikiriho. Ariko reka mbabwire ngo nta kintu na kimwe Imana yaduhaye ku mubiri wacu nk'urugingo kidafite umumaro. Hari ubona abajije ngo se izi ngoyi mwirirwa muhataho mumbabarire, nagira ngo nabasetse gato, urabyumva. Kandi nabazaga umuntu w'umuganga, urabyumva, hari umumaro zigira? Arambwira ati pastor, zigira umumaro. Ati kuko Imana yaraziduhaye kugira ngo ziturinde ibyuya biza bifatirwa aha. Harya ibi ni ingoyi sekwala, ingoyi nizi. Ntabwo ari ingoyi, ingoyi nizi. Ibitike wa mubyeyi we, ya Bujumbura. Haleluya, Imana ishimwe. Hari harimo kumbwira, mfite aho yavukiye ndahazi, kandi nanjye nuko dore navukiye hari haruguru. Imana ishimwe, ni ibitike. Imana ishimwe cyane. Iyo urimo kugenda ugakora, hari ibyo biza byamanuka, Imana yazishyizeho kugira ngo ibi birinde ijisho, ibyo byo bigiye kujyamo bigafatirwa. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero badamu mubitekerezeho. Mbese icyo ashaka kubabwira si ukubasetsa, ndagira ngo mbabwire buri rugingo rwose Imana yadushyize ku mubiri ni urw'agaciro, rufite umumaro. Ntabwo Imana yibeshye. Imana ishimwe. Najyaga njya kwa Eric akavuga ati pastor, hano harimo ubwoya, haravamo n'imvi, uramenye ntuzagire kunkorera ubwoya. Kuko bufite umumaro. Ubwoya bwo mu mazuru buturinda umukungugu, uraza ugafatirwamo hano. Imana ishimwe, ibihaha byacu bikaba bigize gute? Dore n'aha ngaha urahaba, buri kantu kose bantu b'Imana. Icyo nshaka kubabwira rero ni uko turi ingingo ku mubiri wa Kristo twese. Ntabwo abashumba ari bo ngingo ku mubiri wa Kristo gusa. Imana ishimwe. Ntabwo abavugabutumwa no responsable cyangwa se abayobozi mu nzego zitandukanye, haleluya, ntabwo ari bo bonyine. Imana ishimwe, ingingo ziri ku mubiri wa Kristo. Twese abakijijwe, twese itorero. Imana iraza ikadukiza, Imana ishimwe, ariko ikakuzana mu itorero kugira ngo ibashe kugukoresha iguha umugisha. Tout le monde. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko, ngushyiriraho kuba umuhanuzi w'amahanga. Ninde se wabaye atavutse? Imana ishimwe. Niba rero Imana yari ikuze utaraba no mu nda ya mama ukubyara, yagushyiriyeho ikintu, ugomba kugisobanukirwa. Hari icyo yaguhaye. Imana ishimwe. Kandi iyo kimenye ukagikora, nta murimo w'Imana muri Kristo Yesu uruta undi, s'il vous plaît. Ni Satani aza akadupanga, nayo mpamvu twirirwa turwana. Imana yahabwa icyo kishi cyane. Amina. Ukambona ndimo kubigisha, baranyita umubyeyi n'ibiki byose, ndi umubyeyi wanyu. Et j'en suis fier, je ne regrette rien. Imana yahabwa icyo kishi cyane. Alléluia. None ugashaka kuzasa nanjye, uba wihemukiye. Imana ishimwe. Uko Imana yaguhaye kuba, kandi Imana izakugeza mu ijuru, Imana izagukorera ibintu bikomeye. Burya iyo umuntu abisobanukiwe akabihagararamo, uko niko guhagarara mu birindiro byawe. Ntabwo Satani ashobora kuza ngo akugire uko akunyeganyeza. Imana ishimwe. Ngiye kubaka itorero ryanjye ku rutare n'amarembo y'ikuzimu, ntabwo azari nyeganyeza. Kutanyeganyega ni uko uri hahandi Imana yagushyize. Murimo kunyumva? Ukahagarara. Niba uri umuvugabutumwa ukaba umuvugabutumwa, niba uri umushumba ukaba umushumba, niba uri umuririmbyi Imana yaguhaye gukizwa ukamenya Imana, ukagira kuririmbira Imana, ukabisengera, ugakora amarepetition, ugatunganya ibintu by'Imana muri ubwo buryo. Haleluya. Ubwo icyo gihe uba uhagaze mu cyo Imana yaguhaye. Okay. Aba mu gitondo nsomye Bibiliya, ndabona Musa yari yahamagawe kujya gukura ubwoko bw'Imana muri Egiputa. Cyari ikintu gikomeye, n'est-ce pas? Byari bifite imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ariko noneho turebe mbere yuko Musa ajya muri Egiputa, imirimo yakoze.
yabanje kwa Farawo nk'umwana w'umwami. Ni icyubahiro cyinshi cyane. Imana irabireba uti ibi byubahiro no kuba ibwami ntabwo bizatuma ajya ashyika hahandi nifuza. Imana imuvanayo. Muzi ukuntu yavuyeyo? Imana imuvanayo, aragenda ajya gusaba akazi. Haleluya. Aragenda ajya gusaba akazi ko kuragira intama za sebukwe. Mbega igisebo! Haleluya. Ni ikintu kibi cyane. Ntihagira untabarana inyuma. Imana ishimwe. Imana yabu cyubahiro. Mujyane rwose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana yabu cyubahiro cyinshi cyane. Urabona Musa yamaze imyaka 40 kwa Farawo. Arakuzwa gitangaza. Ariko kwa Farawo ntabwo ari Imana yaramuhamagariye. Sibyo? Avuye kwa Farawo yamaze indi myaka 40 kwa sebukwe. Kwa sebukwe ntabwo yamugize jera wibye, urabyumva? Ntabwo yamugize manager wa famu ye, ahubwo yamugize umushumba w'intama ze zitari za Musa. Imana ishimwe. Abikora n'umutima umwe. Ntabwo yajyaga kwibutsa Imana ngo Mana rero bimeze gute, ese ibi ngibi nibyo wampamagariye koko bisuzuguritse. Ahubwo aho yakandagiraga hose, faze yajyagamo no kwa Farawo yabaye umwana w'umwami pe, ahabwa icyubahiro kuko nibyo yaragezemo. Imana ibimuvanyemo ajya kuragira intama, abo umushumba wa wundi pe w'inkoni ku rutugu. Haleluya. Na bote. Ubwo ndavuga iby'iki gihe. Imana ishimwe cyane. Abo umushumba. Ariko Imana yahabwa icyubahiro. Uwo mutima we wo kwemera kuyoborwa n'Imana imutegurira icyo yari yamushyizemo kiragera. Imana iramuhamagara ngimutera amatsiko ajya ku musozi. Nibwo Imana yamuhishuriye bwa mbere impamvu ariho, impamvu nyina yamubyaye, impamvu nyinshi cyane. Muzi Musa mu bakozi b'Imana bo mu isezerano rikuru n'uw'icyubahiro mu bwami bw'Imana. Niwe mbona ku musozi ari kumwe na Yesu Kristo mu isezerano rishya. Haleluya. Ndetse no muri Apocalypse arimo. Nzabibabwira, Imana nibishima. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nukuvuga rero nta muntu uvuka ari pasiteri, nta muntu uvuka ari bishop nubwo byaba biri muri wowe, nta muntu uvuka uri intumwa, nta muntu uvuka tarara. Imana ishimwe. Hari Imana ibasha kugucisha, ibanza kugucisha, none ibyo bikazasohora. None rero mes enfants, écoutez-moi, kuko ijambo ry'Imana iyo nsomye Bibiliya nuko ni impano. Imana ishimwe. Muzaze kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu muze gusenga. Iyo minsi uko ari 3 nzaba ndi kumwe n'abanyamasengesho kandi nzabigisha impano nuko buzura umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Je vous invite, venez. Nyuma abakora mukore ni byiza, abadafite akazi bagishakisha muzaze tubane 3 jours gusa kandi Imana izabagirira neza. Imana ihabwe icyo kishi cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Donc urugero rwiza mbahaye ni Musa. None rero ndabasaba rubyiruko, le mama, abagabo, Imana ishimwe, nimuhaguruke mukore icyo ari cyo cyose. Itorero n'umuryango. Imana ishimwe. Iyo umwana ari mu rugo ashobora kugenda, nta mubyeyi urakubita umwana we kireka ubumuhemukiye. Hari imyaka binama yarabitwigishije. Imana ishimwe cyane. Hari imyaka umwana akora pe, wabibona warabisobanukiwe, warigishijwe na binama bafwe n'abandi. Imana ishimwe cyane. Ukavuga ngo uyu mwana ageze muri iyi faze, reka ne kumucokoza ahubwo murindi, niyagira icyo amena ndagura ikindi. Yes, ariko ne kumubuza uburyo. Niko binama yatwigishije. Binama arahari. Yes, niko yatwigishije. Ishimwe cyane. Yagiye mu bana. Imana ihabwa icyubahiro cyinshi cyane. Namwe rero bana b'uyu muryango witwa Eglise Apostolique, ntabwo nimuveyo mukore.
nimuve mu byangize tubikosore, aho n'Imana izakuvana. Akazi ni kenshi cyane hano, haleluya, kenshi cyane hano. Je vois des électriciens, Imana ishimwe. Nimuve mujye muri aya matara muyakosore, mube muhagaze neza kugira ngo ikibaye cyose kibe gihari. Dufite generate ebyiri hano, nimuve mwegere Claude noneho muti gutya kugira ngo umuriro ubuze. Nubwo dufite generate ebyiri byatwara iminota 10-20 kuko ntabwo Claude abizi. Haleluya. Ubwo ni urugero mbaha. Badamu, Imana ishimwe, turi abadamu benshi, muri abadamu benshi hano. Mureke umuntu nagera mu itorero abone ngo iri torero ririmo abadamu. Haleluya. Nabaye umuseribateri, ari nawe nuko. Imana ishimwe cyane. Niko yemwe basore twashingiye ejo bundi ndababona hano. Fata uko urugo rwawe ruri uyu munsi wa none, noneho usubiza amaso inyuma urugereranye nuko wari uri umuseribateri. Ukaza urumva turakijwe twebwe nitunywa inzoga. Doko isogisi ukarivaniramo muri saro, ukarijugunya hariya, ipataro ukayita hariya, ukagenda ugaplonja mu gitanda. Ni plonjo. Imana ishimwe cyane. Ariko ubu ngubu ntabwo biri ku murongo. Haleluya. Biri ku murongo kuko aho ngaho harimo ikiganza cy'umugore. Ni ibintu Imana yaduhaye. None le mama, Imana ishimwe, le mama biri torero, muhaguruke mukore, ntabwo tubabuza. Imana ishimwe, ni muhaguruke mukore, ntimuzategereze icyumweru kimwe cyo mu kwa munani. Ariko wazana bihindura. Icyumweru kimwe cyo mu kwa munani ibintu bigacika bigararara. Ni mukore, nimuze muhindura ibi bintu. Bimaze igihe aho wabitereka. Niba ari mu bihindure bigaragare umuntu niyinjira hariya, ces murs là, izi nkuta zambaye ubusa. Haleluya. Mu bitekerezo nimwe badamu, Imana nimwe yabihaye. Haleluya. Ibyo mvuga ni ukuri ro, Imana ishimwe. Ntabwo bivuze ngo nubikora bizakubuza kuba bishop, bizakubuza kuba pasiteri uteye ubwoba, bizakubuza kuba uhangana kujya wirukana abadayimoni mu izina rya Yesu abantu bagakira indwara. Ariko uyu munsi wa none ntabwo uzakomeza kwicara ku ntebe ku cyumweru, uzagaruke ku cyumweru wicare ku ntebe ngo Imana izakuvuga ngo kujya ndaguhakaniye moneye hauta kabisa. Uzarinda uva kuri iyi si upfushije ubusa icyo Imana yaguhaye. Urabyumva? Paul rero yarabisobanukiwe akabihamya. Ngewe Paul intumwa, Imana ishimwe cyane, ya Yesu Kristo kubw'ubushake bw'Imana, yari yasobanukiwe aho ahagarara. Ariko wowe ko Imana yawe nyizi ubahe, ntabwo mu munsi. Yes, karibu. Imana yabuye cyinshi cyane. Murimo kunyumva? Ni ikintu gikomeye. Turashaka kubihindura ibintu hano muri Eglise Apostolique. Twebwe ababigisha ba Stani, ba Leya n'abandi bajya bahagarara imbere, turabatoza, ntabwo turi abakinnyi. Murimo kubyumva? Mwari mwabona umutoza ujya mu kibuga? Umutoza yagiye mu kibuga, iyo kipe ifite ibibazo. Kubona umutoza ahaguruka kuri za ntebe ze bicaraho, ugasanga yagiye gukina kuri defense cyangwa kuri attaque, iyo kipe bifite ibibazo, yanavamo muri Ferwafa igataha. Ndavuga ukuri. Umutoza aratoza kuwa gatatu, aratoza kuwa gatanu, aratoza igihe cy'amasengesho, Imana ishimwe cyane. Hanyuma akabwira abakiri be ngo go yes mujye gukina sha mukine. Ariko ngiye gukina ndavunika, ni kujya hari umuti wongera usubiremo jya gukina. Nguko ibintu bigomba kuba mu itorero. Ntabwo abakristo bo ku cyumweru badafite icyo bakora, ntuzavuge ngo wabuze tere yo gukiniramo, irahari. Ahubwo nuko ufite wenda ibyo utekereza ushaka kuba byo kandi n'igihe kitaragera. Viens, il y a des toilettes là-bas. Imana ishimwe. Umuntu w'umushyitsi azabaje hano,
najya hariya muri toilette asanga zitameze neza, ndashimira uwakubye hariya. Basore ntibazongere gutanga amafaranga yo kugukodesha ka kamashini, umuvuge ngo kwa gatandatu nuveno 5-4 jeunes cyangwa turi benshi cyane babahe kupa muteme biriya. Ubwo nawe uzaba uzi ufite icyo ukoze, Imana ishobora kuzagusanga hariya uzamuye ukuboko kupa ikakubwira iti ye Musa ngwino, reka ngutume muri Egiputa nzanira ubwoko. Imana ishimwe. Uko niko Imana ikora. Haleluya. Nubwo waba warize urangije ukaminuza teoloji ukayiminuza, kandi ndabibifuriza, aho Imana izahagucisha. Nutagera rero kugira kwihangana no kwemerera Imana, ntabwo uzakorera Imana mu buryo butangaje, mu buryo bukomeye nk'uko Paul yakoze yagize. Imana ishimwe cyane. Donc ngewe Paulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, ndabandikiye mwebwe abera bari muri Efeso bizera Kristo. Guhagarara mu mwanya Imana igushakamo ntabwo bihagije, ugomba kwera. Haleluya. Ugomba kwera, ugomba guhagarara ku ijambo ry'Imana ugakizwa. Imana ihabwa icyo kishi cyane. Ukaza ijambo ry'Imana rikagufotora, rikagushwanyaguza, rikagera aho so umugore wawe n'undi atabasha kugera, ukamenya ukuri. Imana ihabwa icyo kishi cyane, ugatungana, ukabana n'Imana. Kuko buri kintu cyose dukorera Imana ntabwo ari twe, tuba duhagaze mu mwanya w'Imana, kandi kugira ngo Imana ibashe kubikorera muri wowe nuko ufite uko uhagaze. Imana ihabwa icyo kishi cyane. Haleluya. Ntuvuge ngo ndabandikiye abera ukagira ngo bose bahumenayo. Se niba ari bahumenayo bariya ni bande? Ba Alexandre na Humenayo bigaga bamutotereza umwana, kandi nabo bari mu itorero ryo muri Efeso. Ubwo kweri barabera barimo kurwanya iby'Imana, bazana ibidafite umumaro. Imana ishimwe cyane. Birirwaga barobanura ku butoni, bakajya mu bisekuruza, niko byanditse mu ijambo ry'Imana. Imigani ngo nk'iy'abakecuru. Niko sha uruwo kwa Dani, ngaho sha niba uruwo kwa Dani mbwira wabyawe nande kugira ngo akurikirane. Ninde wo kwa nani? Wo kwa aho Dawidi akomoka na Yesu Kristo, wo kwa Yuda. Bakatubisuzumesha turebe ko hatari ikivanze muri ubwo buryo. Niko byanditse mu ijambo ry'Imana. Ibyo nibyo birwagamo. Ijambo ry'Imana kavuga ngo iyo migani y'abakecuru no. Urumva Paul aramubuza, hagarara neza umenye ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana ihabwa icyo kishi cyane. Nzabibabwira iteka ryose bana banjye, ntabwo nzababeshya, nzajya mbabwira ukuri. Imana ishimwe cyane. Ukumvise akubonemo umugisha, wenda utabyumva azajya abona umugisha Imana yamuhaye kubera ko yamenye ukuri, nawe aza gusange. Na biriya simbizi bya sakasi byo kuza kubeshya twara amafuta berarara. Kuna Imana ishimwe cyane. Ayo mavuta azasigwa hehe? Umuntu utoze utigishijwe ijambo ry'Imana, ayo mavuta azafataye. Haleluya. Ndakoresha iyi ngiyi ituza, nta kibazo. Haleluya. Nta kibazo, ndakoresha iyi. Imana ishimwe. Amina. Ikindi nababwiye ibintu bitatu. Ikindi cya gatatu cyubaka itorero rigakomera. Kuko burya uko gusobanukirwa icyo uri cyo kiturinda guterana imigeri. Tugomba gukora twuzuzanya. Amina. Iyo rero itorero ryari risobanukiwe bagenda neza cyane. Dore ubwoko bwadutse Joel 2. Dore ubwoko bwadutse ntabwo bwigeze bubaho, nta n'ubundi buzabaho. Bafite uko bagenda. Amina. Ngo bagenda nta ugonga undi. Muze kubisoma muri Joel igice cya 2 umurongo ngira kuva ku murongo ngira ngo wa mbere niba ntibeshya wa 3.
amina, bakagenda ngo buri muntu wese aromborereza imbere ye, ngo iyo basimbuka ngo bameze nk'amafarasi bafite imbaraga. Izo mbaraga rero nta kindi kizitera, ni Imana ibibimuha, kuko ibirindiro bye abirimo. Imana ishimwe cyane. Umuntu uri mu birindiro bye ntukajye umukinisha, uzajya umwirinda. Uwo nguwo ni wowe wasi. Bashobora kunsiga ngo kagenda, mbese kuko kuba wenda apotre aribyo muri iyi minsi mbona bigezweho, none nkavuga no, nkaza rero mu gitondo hano nkababwira ngo byarangiye di, ntuzongere kunyita pasiteri cyangwa umwigisha, no, ngiye kuba apotre. Amina. Nimwabikora se? Cyane rwose. Naba nibeshye, naba nigiriye nabi. Je ne suis pas apôtre. Ntabwo ndi apôtre. Ntabwo Imana yabimpaye. Abo Imana yabihaye ndabubaha cyane, kuko ibyo bafite ntabwo mbifite. Imana ishimwe cyane. Ariko gusigwa ni iki? Gusigwa no gusobanukirwa iki Imana yaguhamagariye ukagihagararamo. Burya kwa kundi tubarambika ibiganza tubasukaho amavuta, nabyo ntabwo ari bibi. Tuba turimo gukonfirima, haleluya, kugira ngo n'abandi babimenye, ariko ubifite muri wowe. Hanyuma noneho, iyo rero ushaka gucokoza umuntu, imyuka iyo ari yo yose yabasha gucokoza umuntu wasizwe muri ubwo buryo ahagaze muke, ijambo ry'Imana riravuga ngo kumutunga urutoki bimeze nko gukora mu mboni z'ijisho ry'Uwiteka. Ntabwo ari imboni, ntabwo ari ijisho ryose, imboni kariya gato. Urabyumva kariya kantu k'Imana, c'est dangereux. Imana ihabwa icyo gishi cyane. Haleluya. Hanyuma rero tugatungana tugakizwa. Noneho ubuntu ni ikintu gikomeye cyane. Ubuntu ni intwaro iteye ubwoba. Kubisobanukirwa ukabimenya birimo umugisha, kuko turiho kubw'ubuntu. Ntabwo turiho kubw'imbaraga zacu ziteye ubwoba. Turiho kubw'ubuntu. Imana ihabwa icyo gishi cyane. Ubuntu bw'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Ubuntu ni iki? Ubuntu ni ikintu ubonye, haleluya, kandi koko wari ukenewe, ntacyo kiguze. Noneho nareba mu buryo bw'umwuka mu bintu byose Imana iduha, niki dutanga? Ninde wakirijwe yatanze amafaranga? Niba uyatanga c'est faux, nta n'agakiza wabonye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntabwo ari mwe munshaka. Ho bavandimwe, mureke kujya kugira ntabwo ari mwe munshaka, ntabwo ari mwe mwashatse, ni njye wabashatse. Iyo rero noneho akuronse, ubwo ni ubuntu ugiriwe. Ubuntu bw'Imana ntabwo buba mu gukizwa gusa, turya kubw'ubuntu, kuko uvuga uti ndakora, yes. Udakora ntabwo agomba kurya. Ntabwo hano twigisha abantu kudakora, ni mukore. Murabizi ko tujya duhera na siyansi yo gusengera abashaka akazi, kandi mfite ubuhamya bwinshi ko hari n'abantu benshi cyane hano babona akazi bagashimira Imana. Haleluya. Imana ihabwa icyo gishi cyane. Hari umwana w'umukobwa hano pasi wo muri cellule de maison yacu, yari afite akazi isezerano.com, arasaba Imana ngo Imana imuhe promotion. Urabyumva? Imana imuha promotion. Pasi ngo yagukubiye kangahe umushahara wawe niba uhari? 3. Haleluya. Hari icyo watanze? Ntacyo watanze. Ishimwe watanze, waritanze wabibonye. Yagiriwe ubuntu. Imana ishimwe. Tubeshwaho kubw'ubuntu bavandi. Twiga kubw'ubuntu. Nubwo ababyeyi baba bahangayitse bashaka amafaranga, ushobora kuba uyafite, haleluya, pe abanyeshuri bakananirana, pe ukayatanga guza, ntihazagira ikintu na kimwe uvanamo. Doko hano Paul icyo abwira Abaefeso nk'inkingi ikomeye, tugomba guhagarara tukamenya ubuntu bw'Imana, nibwo butubeshejeho. Turasenga tugasubizwa kubw'ubuntu, ntabwo tuba twagize turi bitangaza. Imana ihabwa icyo gishi cyane. Turambara kubw'ubuntu, Imana ihabwa icyo gishi cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane.
Paul rimwe yigeze guhura n'ikibazo, ajya gusenga, arasenga cyane, ngo yari afite ikintu cy'igishakwe, niko ikinyarwanda kibivuga, ikintu mbese kimubangamiye mu buzima bwe. Aragenda arasenga. Nsomera Louisa, Abakorinto ba 2:12. What? 2:12, 7:10. Abakorinto ba 2. Yes, Abakorinto ba 2, igice cya 12, umurongo wa 7 ugere ku wa 10. Abakorinto ibice 2, Abakorinto ba 2 ibice 12 kuva ku murongo wa 7. Kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenze ibikwiriye, nuko nahishuriwe ibikomeye cyane, nicyo cyatumye mpabwa igishakwe cyo mu mubiri, ari cyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi, ngo ne kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye. Kuri icyo kintu ninginze umwami wacu gatatu ngo kimvemo, ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye, ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Paul yahuye n'iki kibazo. Ngewe nasanze byande abantu abateologiye batandukanye b'abahanga mu by'Imana muri Bibiliya bavuga ngo hari igitabo nigeze gusoma ngo yarafite ijisho ripfuye, ahandi nigeze gusoma ngo yaranukaga mu mazuru, sindi ibintu yarwaga igicuri. Ariko nkurikije ibingibi avuze nawe hano, Amina yahishuriye ibintu biteye ubwoba, siko avuze, kandi koko nibyo. Ugiye kureba inzandiko Paulo yanditse, yahishuriye ibintu biteye ubwoba, ngo kugira ngo agire guca bugufi. Imana ishimwe cyane. Imana imukubita icyo gishakwe. Paul aho yageraga nta muntu wakubiswe nkawe, yarafunzwe, yarakubiswe, yaraye amajoro, yaraye ubusa, amazi mu nyanja rimwe yaramutembana, byinshi. Nta mugore yagiraga, yajaga abwira bene wabo ngo ariko mwebwe ngo muragira ngo ibi ngibi babafashisha, ngewe ntabwo byangeraho. Urabyumva? Ngewe ntabwo byangeraho. Ariko nakeka yuko bimwe barabikoraga, ariko si kimwe na ba Petero, bo bari bafite n'abagore n'abana babo. Yari nabivugaga mu ijambo ry'Imana. Yabayeho ubwo buzima. Ndakeka ko yarimo kubwira Imana ngo Mana, watumye nubwo ntazashaka wamfashije nkamera nk'abandi. Haleluya. Ariko Imana iramubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Paul yabaga hagatungishwa n'abandi kubw'ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka mbabwire ikintu gikuru, reka mbabwire ubuntu Imana yadugiriye, kuko turahumeka kubw'ubuntu. Imana ishimwe. Hari akantu mperutse gusoma kuri WhatsApp kavuga ngo Imana itwishyuje oxygene duhumeka ntitwayabona, duhumeka kubw'ubuntu bw'Imana. Ari umushakashatsi wakoze arashakashaka asanga umuntu ahumeka ku munsi litiro 15,000 bya oxygene. Arangije oxygene imwe bashyira bombone mu bitaro ayiha igiciro, nibagiwe icyari cyo. Ntabwo mwahuye nabyo ako kantu. Ayiha igiciro niba ari amadolari 1,500 simbizi. None akabaza rero, fata umunsi umwe litiro 15,000 ubikube ubanza ari 1,500 cy'amadolari, ubikube 1,500 cy'amadolari, ubona amadolari Imana igutanzeho ku munsi. None uba ari imyaka ufite. Haleluya. Imana ishimwe. Uba ari imyaka ufite, none ubone mu nzira imwe gusa iby'Imana yagutanzeho. Tubesheho kubw'ubuntu bw'Imana gusa. Sinzi ndimuvuga ubutumwa wigeze kuvuga ngo iyo Imana itabikora gutyo ikatwambika icya gicupa cya oxygene hano tukaba tugihetse, noneho yajya gushira ukumva akantu
wareba turapfuye we igiye gushira ugahita wirukanka ujya kuri station cyo bakuzuza nari mpfuye kweli bavandimwe nari mpfuye we. Haleluya, tubeshwaho kubw'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana rero bukomeye kuruta ibindi Imana ishimwe yatugiriye nuko yadurokoye akadukiza. Urwandiko rwaturegaga akarubamba igorogota ku musaraba, Imana ishimwe cyane, tukaba abana b'Imana tubiha agaciro bavandimwe. Ubwo n'ubuntu butangaje buteye ubwoba. Nubwo dukiza indwara tutaguze, nubwo dugaburira tutaguze, ariko icyo ngicyo nicyo kiduhesha ibyo. None rero bantu b'Imana, ndabinginze kugira ngo usenga asenge avuga ngo Imana ni unyabuntu. Iyo bisobanukiwe ugasobanukirwa umutima w'Imana uteye gutyo, kuyijya imbere birakorohera. Murimo kunyumva? Imana kubw'umwuka wera ntabwo ari igikoko, c'est pas une puissance, ntabwo ari electricité, ntabwo ari ikimashini kimenagura imisozi. Imana kubw'umwuka wera ni umuntu wumva, reka mwite gutyo nibwo kumwita umuntu atari byo, ni umuntu wumva, ni umuntu ugira amarangamutima. Umwuka wera arababara, umwuka wera araririmba, umwuka wera arasenga, umwuka wera aranga ikintu akakuyobora. Tumwegere, ntabwo ari igisimba, ariko tuzi ko byose ari ubuntu. Ntuzibeshye ngo nzajya ntanga amafaranga menshi cyane, uzayatanga twubake dukora ibindi byose, ariko ntacyo uzavana ku Mana. Uko Imana irabanza mu mutima wawe ikareba ko usobanukiwe n'ubwo buntu bwayo, hanyuma yaguha na ya mafaranga, umwuka wera n'icyatumarira akakuyobora mu kuyatanga no akakuyobora, kuko ntabwo ari ayawe, ntiwayavukanye n'ay'Imana. Imana ishimwe cyane. Murimo kunyumva? Reka nsoreze aha ngaha rero. Ibi ngibi byose mbabwiye nibyo gusengerwa kugira ngo bigaragare mu itorero ribe rikomeye. Si byo byonyine, nzababwira n'ibindi. Mbabwiye bitatu gusa, ribe rikomeye ritanyeganyega. Imana ishimwe cyane. Bitatu. Imana ishimwe. Guhagarara mu mwanya ugomba guhagararamo, kandi nk'ibyo mufiteho kameme ubushobozi. Ntutegereze ngo hari ubwo tuzavuza impanda ngo ibintu uyu munsi niba ijambo ry'Imana waryumvise, ejo kare ngwino utangire ukorera Imana. Yes. None aho ngaho nibwo uzamenyekana. Imana ishimwe. Nababwira ingero nyinshi cyane, nyinshi, ariko nashatse kuzivuga kugira ngo nabo navuga batagira kwishyira hejuru rwose pe. Nzi abantu hano bamaze imyaka 15 10 n'ingahe bicaye, ils viennent seulement le dimanche. Nzi n'abandi baza mu kanya gato ukabona yasimbutse yageze hano, kandi ntabwo yijyanyeyo, nabamurobye, nababibonye, ukabona ari hano arimo kuyobora amateraniro, afite ibyo akora. Nimuhaguruke dukore, rubyiruko muhaguruke dukore, badamu bagabo muhaguruke dukore. Imana ishimwe. Imirimo yo mu rugo ni myinshi cyane. Urugo rungana gutya, rufite abana bangana gutya, rwahuzwa n'iki? Kugira imirimo. Amina. Dutungane, twezwe nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira hano. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana ubwo wananiye gukiranuka mu butunzi bubi, aho uzakiranuka mu butunzi bwiza spirituel. Niko ijambo ry'Imana ribitubwira muri Luka. Ubushize numvise Matunda yarahaya abarokore bene wabo akazi, ariko nibo ngo bamwibishije ubwenge butangaje kurusha uko abandi badakirijwe bamwiba. None ubwo se koko umuntu nk'uwo wagiye agakoresha ibyo bamuhaye mwene se akabyiba akabirangiza, ubwo ni ukuvuga nta kiranutse muri ubwo butunzi bubi bw'isi, nubwo turabukenera. Imana ishimwe cyane. Ubwo uwo muntu natihana, hari icyo Imana izamuha kindi kirengeje ibyo ngibyo byo mu mwuka. Haleluya. Dukiranuke bantu b'Imana. Abantu bagira amashantiye hano bakajya gushaka abandi bo hanze, kuko abaha ngaha dufite experience, turayifite pe. Ukahumura ukora akazi
akagenda agakora ibyo udashaka. Wamubwira ngo no, sinshaka ibi, ndashaka ibi, ati no, ntabwo ari byo. Umuntu udisikuta na boss we yakivumbura do, n'amafaranga wamuhaye akayakurekera, akakujugunyira, akagenda asebya gusa hirya hino. Ntabwo ari byo, ubwo ntabwo ari ugukiranuka. Imana ihabwa icyubahiro cyinshi cyane. Donc duhagarare neza aho Imana idushaka, twongereho gukiranuka, Imana ishimwe, hanyuma tumenye ngo buri bintu cyose ari ugusenga ni ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana ni imbaraga zitangaje, ni imbaraga iyo ubuntu bw'Imana bwahagurutse nta kibasha gutangira. Imana ishimwe cyane. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye uriya mukobwa wanjye abyara, abaganga bamukondana. Ubuntu bw'Imana nibwo bwasubije muri rya ryinyo ry'uriya mwana wa Kanaka. Ubuntu bw'Imana. Ubwo rero kariya kana buriya nubwo ari gatoya, gafite uko umwuka w'Imana yagwishuriye ko Imana ari umunyabuntu, kwigomba kumusubiza n'iryo ryinyo nta giciro yaguze yatanze, ikamuha. Nubwo batanze amafaranga ababyeyi be bari no kuyatanga, kandi ntirifatemo. Yari yakubwiye ngo ni 10% yo kureisisa. Alors ibyo bintu ko ari bitatu, nitubigenderamo tuzubaka itorero. Sibyo byonyine, ndababwira n'ibindi. Amina. Imana ishimwe.